Imirambi ya Afrika ni ubuturo nyinshi mu nyamaswa z'inkazi zihiga cyane. Muri zo hari ebyiri benshi bakunze kwitiranya. Izo ni ingwe n'urutarangwe. Ukibona imwe muri zo mu buryo bworoshye ushobora gutekereza ko ubonye iyindi. Nyamara izi mpigi zo mu bwoko bumwe n'injangwe n'uburyo bwazo bwo kubaho uratandukanye cyane. Uyu munsi tuje kureba ibintu by'ingenzi zitandukaniyeho, tunareba imbaraga za buri yose muri zo. Turaza no kumenya uko byarangira ziramutse zisakiranye. Digadi. Iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Ku bijyanye n'inyito, ingwe niyo mu Cyongereza bita Leopard, mu Gifaransa ikaba Leopard, mu Giswahili ikaba Chui, naho izina ryayo rya siyanse rikaba Leopards. Igitarangwe cyangwa urutarangwe abandi bita igiharangwe nicyo mu Cyongereza bita Cheetah, mu Gifaransa kikaba Leopard, mu Giswahili kikitwa Duma, naho izina ryacyo rya siyanse rikaba Extonix chipetas. Mu bijyanye no gushyira inyamaswa mu byiciro, intare n'ingwe biri muri genus yitwa Panthera. Igitarangwe cyo kiri muri genus yitwa Asinonyx, ari nacyo nyamaswa iriho yonyine dusanga muri iki cyiciro. Izi nyamaswa zombi twazivuzeho buri yose muri video yayo. Ushaka kureba ingwe wakanda kuri aya magambo yanditse hejuru mu nguni y'iburyo, aho ushaka kureba igitarangwe ugakanda kuri aya, cyangwa ukazishaka kuri channel Inyamaswa TV n'ahandi. Reka tubanze twige kuzitandukanya dushingiye ku kuntu zigaragara. Impamvu nyamukuru itera abantu kwitiranya ingwe n'igitarangwe nuko byombi bifite utudomo tw'umukara dutatse ku ruhu rwabyo rw'umuhondo. Ariko niwitegereza neza imiterere n'imyitwarire yabyo, uzongera kuvuga ko ingwe ari igitarangwe cyangwa ngo uvuge ko igitarangwe ari ingwe. Ku bijyanye n'imiterere y'inyuma, urabona ko igitarangwe kinanutse kikagira umubiri urambuye waremewe kwiruka, mu gihe ingwe yo itsindagiye kandi ikaba ifite umubiri utsitse waremewe imbaraga no guterura. Noneho twitegereze twa tudomo. Igitarangwe gifite uruhu ruriho utudomo tw'umukara duteye kuri gahunda ku mubiri wacyo wose, mu gihe utudomo tw'ingwe two turimo ishusho imeze nk'uturabo. Ikintu gikomeye gica impaka ku bijyanye no gutandukanya izi nyamaswa zombi turagisanga ku masura yazo. Igitarangwe gifite imirongo ibiri y'umukara imeze nk'amarira atemba aturutse mu maso akagera ku munwa. Iyo mirongo ifasha igitarangwe kugabanya ubukana bw'imirasire y'izuba ku manywa kandi ikabasha gutumbira intego mu gihe kiri kwirukanka. Iyo mirongo ntayo dusanga ku isura y'ingwe. Nanone igitarangwe gifite agatwe gato kabumbabumbye, mu gihe umutwe w'ingwe wo ari munini kandi ukaba usongoyemo gake. Noneho mureke tuziturike inyuma twitegereze imirizo yazo. Umurizo w'igitarangwe ni muremure kurusha uw'ingwe kuko ureshya na santimetero ziri hagati ya 60 na 80. Urananutse kandi urizunguza cyane ku buryo ugifasha kuringanira no guhindukira vuba mu gihe kiri kwirukanka ku muvuduko munini. Umurizo w'ingwe wo nawo si mugufi kuko ureshya na santimetero ziri hagati ya 60 na 70. Urakomeye ariko nanone ibasha kuwuzinga cyangwa kuwuzingura bikayifasha kuringaniza ibiro mu gihe iri kurira igiti. Mureke tuzishyire ku munzani, aho dusanga ingwe ifite uburemere bw'ibiro biri hagati ya 50 na 90. Ingwe ikaba ariyo iremereye kuko igitarangwe cyo gipima ibiro biri hagati ya 35 na 65. Mu burebure igitarangwe gihagaze cyemye kuva ku mutwe kugera ku butaka hareshya na santimetero hagati ya 70 na 90. Kirashinguye. Naho cyakwirambura kuva ku zuru kugera ku mpera y'umurizo kikareshya na santimetero ziri hagati y'170 na 230. Ingwe yo kuva ku mutwe kugera ku butaka ihagaze yemye ibireshya na santimetero hagati ya 60 na 70. Iciye bugufi. Iyo yirambuye kuva ku zuru kugera ku mpera z'umurizo hareshya na santimetero zishobora kuva ku 150 kugera kuri 260. Ibi bipimo biba bishobora guhinduka bitewe n'ahantu ziba, igitsina n'ubuzima zakuriyemo. Muri make twavuga ko ingwe ariyo nini kandi ikaba ifite imbaraga nyinshi. Twagereranya n'abakinnyi bajya mu marushanwa
yo guterura ibiremereye. Naho igitarangwe cyo kirananutse kandi kirangushye, bakigereranya n'umukinnyi usiganwa ku maguru. Ku bijyanye n'umuryango, ingwe iba yonyine, naho igitarangwe ibyacyo birihariye. Igitarangwe cy'ikigore kiba cyonyine iyo kidafite abana bo kurera, ariko ibitarangwe by'ibigabo bikunda gukora agakundi mu cyongereza bita coalition, bikajya bigendana kandi biyigira hamwe, cyane cyane iyo bivukana. Ako gakundi kagumana ubuzima bwose. Mu kanya turareba uko byagenda izi nyamaswa ziramutse zirwanye, ariko mureke zibanze zishaka icyo kurya kugira ngo zigire imbaraga. Ni izihe tekinike buri yose ikoresha mu guhiga? Igitarangwe ku muvuduko uhambaye iyo kimariyemo mu masegonda make cyane kiba kigeze ku muvuduko wa kilometero 120 ku isaha. Ahanini kiba kivudukana inyamaswa z'ubunini buringaniye, urugero nk'impara. Ingwe yo ntiyizera ku bijyanye n'umuvuduko, ariyo mpamvu ihitamo kwihisha no kubikira, ubundi gatungura umuhigo, gaturumbika ikawucakira ikoresheje ibibaraga byayo byinshi. Kugira ngo hatagira indi nyamaswa yivundira, ingwe iterura umuhigo wayo uremereye cyane, ikawuzamukana, ikawubika hejuru mu giti, ikajya urya yitonze. Tugereranyije imbaraga z'inzasaya zazo mu kuruma, dusanga ingwe ifite PSI 600. Hejuru cyane y'igitarangwe gifite PSI 475. Aha rwose harimo itandukaniro rinini. Ubwo zimaze kurya, mureke turebe uko byagenda ziramutse zirwanye. Niba iyi video wayikunze, banza ukanda like kugira ngo bifashe kugera kure. Birasaba ko zigira icyo zipfa, kandi biragoye kuko nubwo ziba mu gace kamwe zirinda guhura cyane. Okay, mureke tuvuge gutyo. Ni ku zuba ry'igikatu muri pariki imwe muri Kenya. Igitarango kikiri gitoya n'ingwe yizeye cyane bihuriye ku kidendezi cy'amazi, byombi bije kwica icyaka. Igitarangwe ntigishaka kubona ingwe mu gace kacyo kuri ayo manywa, ari nayo mpamvu gitangiye gukarama nako kujwigira gisatira ingwe. Ingwe nta gushya ubwoba na gato, ihagarara hamwe, ica bugufi kugira ngo ibanze isesengure ubukana bw'ikibazo. Igitarango giteye izindi ntambwe nke kigana imbere kugira ngo kirebe ko cyatera ubwoba ingwe bikaba yakwiruka, ariko ingwe irabizi ko muri uru rugamba kwiruka ntacyo byayifasha. Igitarango gisimbukiye ingwe kigira ngo kirume, gisanga yayiteguye neza, igikomeje anja rimwe kibarangura nk'igihushiye n'umuyaga. Igitarangwe gihise kibaduka kirongera kizenguruka ingwe gishaka ahandi cyapfumurira. Ingwe nayo igikurikiza amaso nta guhuga na gato. Noneho ingwe isifata icyemezo yiroha ku gitarangwe, iragikunja. Igitarangwe cyumvise ko kitajya mu mitsi n'ingwe, maze kirwana no kuyiyaka, ubundi gifunyamo kibuno mpamaguru. Ingwe nayo nta kwirushya irakirukaho kuko n'ubundi itsinzi yabonetse. Uretse n'ibyo ariko yarabizi ko ku muvuduko itagereka n'igitarangwe. Ubundi kandi igitarangwe cyari kigerejeho. Wowe se hari aho uzi kumenya kwiruka byonyine byatsinze urugamba? Igitarangwe ni icyo guhiga, icyo kwirira, naho kurwana si ibyacyo. Gusa nshimye ko kimenya igihe cyiza cyo gukuramo akacyo karenge aho kugira ngo cyasiga agatwe. Akaba umugani uvuga ngo nigira agatwe gato nkakarinda urugomo. Ubwo rero nizere ko uraruca abana. Kuba igitarangwe ariyo nyamaswa ya mbere izi kwiruka ku butaka, ibyo ntitubigarukeho, ariko nacyo kirabizi ko atariyo mpamvu yo kwiyenza ku ngwe. Ingwe ifite ibigango, ikamenya kwirwanaho ihuje n'aho igeze, tutibagiwe no kurira. Ibi byose bituma nta rundi ruhande wategerezaho intsinzi mu gihe yakwihurira n'igitarangwe amaso ku yandi atari mu masiganwa. Oh my word, a leopard's killing a cheetah. Oh my word, our mom's chasing the leopard. Ariko buri yose muri izi nyamaswa ifite ko ugomba kubaho mu gace ikoreramo ku buryo itabangamira iyindi. Nubwo akenshi zombi zihiga inyamaswa zo mu bwoko bumwe, zitandukanya amasaha zihigiraho. Igitarangwe gikunda guhiga mu gitondo izuba rirashe no ku mugoroba rirenga. Naho ingwe igahiga mu gicuku. Isomo ririmo rirumvikana. Buri nyamaswa ifite ubushobozi bwayo bwihariye buyifasha kwibeshaho mu gasozi. Ese ari wowe ari ukugira imbaraga nk'izi ngwe cyangwa umuvuduko nk'uw'igitarangwe?
niki wahitamo? Twandikire muri comment. Urakoze kureba. Inyamaswa